Ndabasohoje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe bantu b'Imana. Ndabakunda n'Imana irabakunda. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abishimire. Katuganire ku jambo ry'Imana ryo gusenga riri mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 36 na 37. Haranditse ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Amen. Haleluya. Ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kwihangana ni inzira igera ku mugisha wawe. Haleluya. Ntabwo kwihangana kose, haleluya. Ijambo kwihangana iyo usomye Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12 haravuga ngo ahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba, haleluya, iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Haleluya. Kwihangana bigaragare ko ari ibintu tuba tunyuramo ariko bidusa nkaho bitubwira bidutera kwihangana. Kwihangana ni ukwihanganira ikigeragezo ufite, ni ukwihanganira ahantu haba hagoye ubuzima bwawe, niho hantu yavuze kwihangana. Haleluya. Niyo mpamvu kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo kwihangana ni inzira ikugeza, haleluya, ni inzira ikugeza ku mugisha wawe. Kwihangana, haleluya. Nasomye ijambo Yobu 28:28, ijambo ryanga umaze bwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byandiko kujijuka. Haleluya. Ririmo kuba kwihangana rero, haleluya, haleluya. Hari ibyo wihanganira ariko bitagakwiriye kuba ubyihanganira. Haleluya. Uyu mwanya ijambo riri kutubwira kwihanganira ibigeragezo, intambara ducamo, amakuba ducamo kugira ngo tugere ku mugisha no kwihangana. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga ntabwo bivuze kuko ibikugerageza bitazakugeraho. Gusenga ntabwo bivuze kuko intambara utazahura nazo. Kwiyiriza ubusa ntibivuze kuko ibikwasamiye bitazakugeraho. Ariko ijambo riratubwiye neza, riratubwiye ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Dukwiriye kwihangana. Muri kwa kwihangana Imana nibona kwa kwihangana gushyitse tumaze gukora ibyo ishaka, haleluya, nibwo izaduha ibyasezeranijwe. Nasomye ijambo mu Migani, haleluya, igice cya 8 ndamya 18 cyangwa 17 haravuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bose bazambona. Haleluya. Abakunda Imana bazabona ibyasezeranijwe kandi ibyo byasezeranijwe byarabitswe. Ibyo byasezeranijwe birahari. Haleluya. Ibyo byasezeranijwe ntabwo ari bigiye gushakwa ahubwo bisanzwe bihari, ariko bizabona abihanganye nibo bazahabwa bya bindi byasezeranijwe. Haleluya. Yesu igihe yari ari kumwe n'abigishwa be, haleluya, yababwiye amagambo amaze kubatoranya yo kubatuma. Haleluya. Arababwira ngo mbahaye ubutware. Haleluya. Ubwo butware nubwo ari bwarasezeranijwe kuva kera yuko hazaza, haleluya, umutware w'abatware kandi biri mu isi byose bizamwubararira. Mwibuke ku musaraba wa Yesu banditseho ngo uyu niwe mwami w'iki w'Abayuda. Haleluya. Uyu niwe mwami w'Abayuda. Ni wa undi wari waje gusohoza ibyasezeranijwe. Ibyo ngibyo rero byasezeranijwe hari ibyo abizera bakibikiwe batarabohishurirwa. Bibiliya narayisomye irambwira ngo iby'amaso atarabona, iby'amatwi atarumva, iby'intoki zitarakoraho, haleluya, ibyo ni by'Imana yabitse. Ibyo nibyo yasezeranije
abazajyayo babandi bayikunda, babandi bitondeye amategeko, babandi bitondeye ijambo, babandi bihangane, nibo bazabona ibyasezeranijwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyasezeranijwe ntabwo ari iby'amaso yawe yarebye, ni iby'amaso atarabona, nibyo byasezeranijwe. Hari abagiye n'indege nziza, hari abagiye mu maresitora meza, hari abagiye mu bintu byinshi byiza, abagiye muri pisine, abagiye mu mato, abagiye mu mitaka, ariko n'iby'amaso atarabona. Niba waragiye muri etaje y'150, niba waragiye muri etaje ya 100, ntabwo ibyo ngibyo ni ibintu biciriritse, kuko ibyo izaduha ibyasezeranijwe bibitse ni iby'amaso atarabona. Kandi ikindi amaso atarabona ni ukuzabona Imana. Haleluya, haleluya. Ijambo ryaravuze ngo nzayireba ariko nzamwitegereza ndi hafi. Ntabwo ibyasezeranijwe rero twabibona ubu kubikorera nubu ahubwo, ariko tuzabibona gusa sinonaha, gusa sejo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyasezeranijwe bibikiwe abazaba bizeye, kandi ngo n'abamarayika babigirira amatsiko yo kuzabireba. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo nawe ube muri uwo mubare. Haleluya. Ube muri uwo mubare wo kuzabona ibyasezeranijwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi nguzaza nazatinda. Bigaragare kuko byasezeranijwe hasigaye igihe kigufi tukabisingira. Ntabwo neno Bibiliya kutubwira ngo ni igihe cyake, haracyasigaye igihe kigufi. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe urimo wige kugikoresha neza. Muri Rimya 47 mu Gakiza aravuze ngo ni igihe giti intambara igashira, ni igihe giti umuraba ugacyaha. Aravuga ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirwa kwa Yesu. None muri ijambo riratubwiye ngo haracyasigaye igihe gito, igihe gito. Buriya ndagira ngo nkubwire ngo iyo ufite igihe jya ugikoresha neza. Igihe urimo wige kukibyaza umusaruro. Niba ubyutse bikemera, ijye wibaza ngo mbese kuva mu gitondo igihe nari mfite nagikoresheje mwiki kugira ngo nzabone ibyasezeranijwe, nagikoze mwiki kugira ngo nanjye uwo mugisha nzawusingire. Ugasanga uva mu gitondo wicokeza nimugoroba, ugira Bibiliya, ugira indirimbo, ufite ibihimbano byinshi, nta na kimwe wakoze, nta na kimwe wahaye umunota, nta na kimwe wahaye iminota 2, nawe ngo bari mu bazajya mu ijuru, buri mu bazakira ibyasezeranijwe. Urishuka n'abakubwira baragushuka. Ahubwo ugasanga uri mu telefone, ugasanga uri mu bantu ngo reka rero nakangwa amhanurire ngo dusengane. Urishuka. Niba udafata igihe cyangwa ukibyaza umusaruro, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo izabura kugushyeshyenga. Imana yasheshenze Abisirayeli, irababwira ngo nzabajyana mu gihugu, ariko bageze mu nzira, kuko yarinze imitima yabo, yari ibazi, ibabwiye ijambo ryo kubahanura, ibabwiye ijambo bumva ko ari yivuze, ariko iravuga ati niwe kubwo mvuganye namwe, ariko ningera hirya tuzibonanira. Ibimenyetso n'ibitangaza bakabibona. Imana ikabakiza amaboko y'amahanga bakabibona. Imana yohereza abamarayika bagera mu gihugu cy'Isodomu kwa Loti. Imana yarababwiye ngo ndashaka kugira ngo abamarayika w'Uwiteka arababwiye ngo ndashaka kurimbura iki gihugu. None nimuva ahangaha, kandi uko muvuye hano nihazagira ukebuka ngo arebe inyuma, nihazagira ukebuka muri mwebwe. Ariko ngo yarazi, Imana yarizi ko Mukaroti azakebuka, kuko yarazi ko ari umuntu udazi gukoresha igihe. Ni umuntu wikundiraga iby'isi, umuntu ahoraga adamaraye mu by'isi, kuba ubona inka, kuba ubona imikumbi, kuba ubona abaja, kuba ubona abagaragu, akumva birahagije. Iravuga ati ntihazagira umuntu ureba inyuma, uzareba inyuma azahura n'akaga, uzareba inyuma azahura n'inkingi y'umuntu. Loti aravuga ati bana banjye badatabuja nimureke nihongere kuri kara gasozi k'Isowari, niho haba ugufi. Abamarayika baramubwira ati ntacyo tuzakora utari wagerayo. Aragenda arijyana n'abana, ajyana na Mukaroti. Ngo ariko Mukaroti ageze mu nzira arakebuka, kubera gukoresha igihe byaramunaniye. Yamenyereye abahamubeshya ngo ntacyo uzaba, naho uzajya, Imana izabana nawe, Imana izagendana nawe. Ariko yibagirwa kuko yarafite igihanirwa kugikoresha neza. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza nazatinda. Ariko se ko atazatinda uhagaze? Uracyahagaze mu mwanya? Uracyahagaze ku ijambo rya nyiri ijambo?
uracyahagaze ku cyo yavuganye nawe, ntabwo waguye, ntabwo wasubiye inyuma, ntabwo ubona igihe ufite ukagipfusha ubusa, ukirirwa mu bitagira umumaro, ugasinzira mu bitagira umumaro, ukaganira ibitagira umumaro. Uzaza aracyasigaye igihe kigufiya cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Yesu ashimwe. Reka dusenge Imana. Aho uri wahamenye, uburyo ubanye n'Imana wabimenye. Ndagira ngo wongere utekereze. Kwihangana ni inzira igera ku mugisha wawe. Haleluya. Kwihangana Yobu yarihanganye, abuze ibintu bye, abuze umukumbi we, abuze abana, abuze ingamiya, abuze amafarashi, abuze imasa byahingaga, arihangana. Haleluya. Abwira umugore amubwira ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasura mu nda y'isi ntacyo nambaye. Hari namubwira ati kandi ukuboko k'Uwiteka ni kwazana ibyiza, ni kuzana ibibi ngo twinure. Amenya uburyo yitwara mu kigeragezo, amenya uburyo yihangana mu kigeragezo, amenya uburyo asigaye nubwo haba hasigaye igihe kigufi. Aravuga ngo igihe umwami azazira cyose, azasanga ururimi rwanjye rutarandujwe n'iby'isi, azasanga ururimi rwanjye rutarandujwe n'ibitagira umumaro, azasange nta kintu kiri kunyanduza. Wibuke Daniyeli asubiza umwami bamutaye mu rwobo, ngo yabwiye umwami mu gitondo, umwami aje kuvuga ngo mbese Imana yawe yakurinze? Aramubwira ngo mwami nyagasani, Imana yanjye yandinze, kandi ntacyo nari narayicumuyeho, kandi nawe mwami nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Haleluya. Yari afite kwihangana. Bamutaye mu rwobo rw'intare ntiyagira kamere ngo agire uburakari, ngo agire ikintu ki, ahubwo amenya uburyo akwiriye kugenzura igihe kigufiya afite. Aravuga ngo ubwo uzasange nejejwe, ninjya mu rwobo rw'intare nkapfa, ariko nzapfe ndi muri Kristo Yesu, nzabe nkikimwizeye, nzabe nkikimufashe nk'umunyembaraga, nzabe nkimufashe nk'intwari ku rugamba. Reka dusenge Imana. Reka dusenge Imana. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azagira ate, ntabwo azatinda. Aho azagusanga niwe hasi. Igihe kigufiya rero, burya umuntu akubwiye ngo ndaza mu kanya, ntabwo akumva ko azaza ejo. Igihe kigufi rero, Yesu yaravuze ngo nta wamenye igihe data azazira, ngo keretse we wenyine. Ngo hahirwa baba maso bakamesera ibishura byabo gukiranuka. Hahirwa baba maso. Haleluya. Ukwiriye kuba maso mu gihe nk'iki, ukarushaho kureba Imana, ukarushaho no kuyitegereza. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo umbwire ngo wowe ufite igihe ugikoreshe neza. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana igira neza, Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi, ndagushimira neza yawe n'imbabazi zawe, ndagushimira kuri umutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze mwami, murumvise iri jambo wese mwe kuzabona ibyasezeranijwe mu izina rya Yesu. Mwami Imana, mwe kuzambikwa rya kamba, rya rindi ry'abagukoreye, rya rindi ry'abagukoreye, rya rindi ry'abakubashye, rya rindi ry'abakubahishije mu izina rya Yesu. Ndirukana dayimoni zose, ndirukana abatwezi n'abarozi, ndirukana za nyabingi zose, ndirukana abapfumu n'abakonikoni, ndirukana abarangi, ndirukana imyuka yose, ndirukana imbaraga zose, ndirukana umwuka w'abatwezi, umwuka w'abakonikoni, umwuka w'abarozi mu izina rya Yesu. Mana ndakinga umuntu wese umwe kugenzura igihe, umuntu wese umwe kugenzura igihe, umuntu wese umwe gukoresha igihe neza mu izina rya Yesu Kristo. Uca inzira, uca imigozi, utesha agaciro, usenye kandi urimbure, utatanye mu izina rya Yesu. Uvunagura imbaraga n'abatwezi, uvunagura imbaraga n'abarozi, uvunagura imbaraga n'amahembe, imyuka y'ikuzimu, imyuka y'abatwezi, imyuka y'abarongi, cyo mu izina rya Yesu. Ndasaba itabaza, ndasaba urumuri, ndasaba kunesha, ndasaba gutsinda, ndasaba kwambara imbaraga, ndasaba kuneshereza abatwezi n'abakonikoni, imbaraga zose zitugose, imbaraga zigose umuntu wese mu izina rya Yesu. Ibiri guca abantu intege, ibiri gusubiza abantu inyuma, ibiri gutuma batagenzura iki gihe mu izina rya Yesu duhagazemo. Ndasenze mwami Imana data, urambura ukuboko kwawe mwami Imana mu izina rya Yesu.
ryarambwiye ngo data hazabaho inzira nyabagendwa kandi iyo nzira zitwiye kwera abanduye imitima ntabwo bazayinyura. Ijambo rirambwira ngo ariko abagenzi nabo barabaswa ntabwo bazayiyoba data kuko izabiya babandi bakoreye ijuru, babandi bagukoreye, babandi batakuryarya, babandi bataryarya, babandi batiyoberanya, babandi batishushanya, babandi batifatanya n'abisi, babandi bameye gusiga, babandi bemeye guhitandukanya n'ibibi byose mu izina rya Yesu. Mana ijambo rya umuntu wese uryumvise nirimugirira umumaro. Mana ijambo rya umuntu wese uryumvise nirimugereho. Mana ijambo umuntu wese uryumvise nirimukingurira umutima, nirikingura ubugingo bwe, nirikingura umutima we mu izina rya Yesu Kristo. Utesha agaciro usenye, wirukane nyabingi, wirukane abatwezi mu izina rya Yesu. Birayarambye ngo guhihanganire mugerageza. Ndasenze umuntu wese mwami Mana umuremera urwihisho, umuremera urwihisho, umuremera urwihisho, umuremera urwihisho data, urwihisho rutari rw'abana b'abantu, urwihisho rutandukanye n'urw'abisi, urwihisho rumuhisha, urwihisho rumuhisha imyambi, urwihisho rumuhisha abatwezi, urwihisho rumuhisha abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye, urakoze kuko ugize neza, urakoze kuko uri umutabazi, urakoze kuko uri umurengezi, uri data wa twese mwiza. Ukinguriye umuntu wese, ukinguriye umuntu wese wari ufite inimba, wari ufite agahinda, kandi umuntu wese mwami Imana umuhe kugenzura igihe cye, umuhe kugenzura iminsi ahagazemo neza. Urakoze kuko uri Imana, urakoze kuri umutabazi mu izina rya Yesu. Niwe tubisabye twizeye ko bikoze Yesu, umuntu wese ukamukirije ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Yesu nabarinde.